icyatambutse mu nkuru warahemutse. Twasize Allen yararimo aganira na Dan amubwira ko hari ikintu agomba guhitamo. Ese ubundi icyo kintu ni ikihe? Ubundi se yahisemo iki? Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri Allen ndetse na Dan. Allen agira atya akabwira Dan ati Dan, hari inkuru y'urukundo rwa Allen ndetse na Hirwa ugomba kumenya mbere yuko nkubwira ikintu ngomba guhitamo. Indi bwirwe njya muri details ngo nkubwire ngo byagenze gutya. Kuri nuko njye na Hirwa twakundanye kandi pe yarankundaga. Yego kugeza ubu ntabwo nzi impamvu yamuteye gukora ibyo yankoreye, sinigeze muha umwanya wo kugira ngo ansobanurire, ariko ahari buriya afite impamvu. Hirwa yankunze ntabikeka ntabitekereza, ararenga ambwira akankunda. Hirwa niwe musore wankunze, numva ndakunzwe pe. Yaransohokanaga utugift, telefone ya mbere nziza natunze. Hirwa wayimpaye. Nari umukozi wo kwa Hirwa, ariko ibyo byose yarabirenze arankunda. Yankunze urukundo ntatekerezaga ko ashobora kunkunda. Namubwira ndi umukozi wo mu rugo, ariko ibyo byose Hirwa yarabirenze arankunda. Gato ntabwo nzi ikintu cyamuhinduye, kubera ko yari ari kunyinisha. Nari maze kumukunda, kwihangana nibwo byananiye. Mfata umwanzuro wo gutaha, ahari wenda wari umugambi w'Imana, kuko nyuma y'uko ngeze mu rugo wanjye nibwo yaje kuremba. Nagerageje kuba hafi ya mama kugeza yitahiye ejo bundi. Ntekereza ko ibyo Hirwa yambwiye iyo ataza kubimbwira byari kongora guhitamo kuza kurwaza mama wanjye no gusiga urukundo rw'ubuzima. Ariko nanone mama wanjye asobanuye byinshi, nari kuza ariko nanone umutima wanjye kuba uri kuri Hirwa. Ariko naraje mfakasenga kuri mama wanjye, nubwo namaze igihe kinini mbabaye, ndira narakuyeho telefone kugira ngo ndebe ko nakibagirwa Hirwa. Ari wenda afite impamvu ze zatumye ambwira amagambo nk'ayo yambwiye. Gusa honestly naramukundaga cyane, niwe musore nakunze, mva koko ko nkunze by'imamo. Naje kugira amahirwe mpura na Marayika, Imana yanyereye. Marayika wankunze agakunda umuryango wanjye, Marayika wanyitaye akita kuri mama, wa mumarayika wagiye tuba hafi mu bihe bibi ntitwigeze tugira icyo tubura. Hari spend izi sayine nyinshi kuri mama wanjye, yitaye kuri barumuna banjye. yanyeretse urukundo mu bikorwa ndetse no mu magambo.
ndabizi ko nawe ankunda kandi ni kenshi yagiye ambwira ko icyo namwitura kikamunyura ari umutima wanjye. Nibyo pe muranicara ahantu hamwe honyine ntekereza ikintu nshobora kwitura uwo mumarayika ariwe Dano mpagaze hano imbere yanjye ariko nkakibura, ari wowe ari Hirwa niwe mbimukwiye urukundo rwanjye. Ariko mu rwego rwo kubarinda no kutabababaza mwese ngiye kuza bafata nka basaza banjye, ko ndamutse nguhisemo naba nteye Hirwa agahinda. Ikindi ndamutse mpisemo Hirwa naba nteye wowe agahinda. Anahera akabwira Allen ati Allen wikistressa, igisubizo kiri mu biganza byanjye na Hirwa. Njye na Hirwa tuzaganira tuzahitamo, twembi turagukunda ariko twembi tuzakoresha ukuri kandi ndabizi njye nawe nitumara kuganira tuzafata umwanzuro muzima. Tugize ngo iki ko nzi ko mushondana reka bura najyaga mbabona ati hari kera turi inshuti magara wowe ati ntumbwire shuwa ati ya turi inshuti ati wawu kode ndabikunze. Uzaganira iki se? Uzapangana iki? Tuwe byihorere ahubwo nyemerera njyewe nsabe Hirwa ko twabonana nawe uhari tubiganireho birangire. Ati mupfa kuba mutazarwana nangwa ngo mutongane nta kibazo, niteguye no kubabwira ko mwese mbafata nk'abasaza banjye by'inkundo tubivemo. Ati wikanzura nonaha iby'ubushiki na busaza bubishize ku ruhande, icyo Hirwa azemeza icyo kizagena uko uzamfata nangwa se uko uzamufata. Kuri abo ngabo twigire kuri Evan aba yicaranye na Latina barimo baganira. Latina aba arimo abwira Ituze kugerageza kugenda bagafite, ariko buri uko Evan agerageje gutera intambwe agahera akagwa. Tina abwira Ituze ati Evan ugomba gukomera, ugomba guhaguruka ukema kandi ugomba kugira imbaraga n'umurava muri wowe. Wanyuze mu buribwe bwinshi, funga umwuka wemere ubabare, wemere uribwe ariko ushinga amaguru hamye utitaye kuri kubabara.
natari kumba nagerageje ati ndabizi kuri kugerageza ariko basi ihangane ukomeze ugerageze kandi cyane akomeza kugerageza ariko ukabona wapi ati ageraho ngaho basi icara ubanza uruhuke tuza kongera mu kanya ubundi ugerageze mu kanya icara bamara kwicara nahera akabwira Latina ibibazo by'amatsiko numva nshaka kubaza ati nta kibazo mbaza ati kubera icyo uri kumfasha iki kuri iyi nshuro mbona ufitiye impuhwe zidasanzwe kandi hari igihe nigeze kukwinginga yewe nkanagukurikira nkanaguhamagara nkabona umutima wawe n'intekerezo zawe byose byamvuyeho ati nariyumvira Evan akambwira ati rero Evan urukundo ni ibisazi urukundo ni ugusara sometimes cyendera gukunze nagufataga nka boyfriend wanjye njye wenda we wamfataga nk'inshuti isanzwe se wambonaga nka sister wawe byarambabazaga aho numva ko kujya kure yawe ibyahari bishobora kumfasha ibyahari bishobora gutuma ntuza mbona nakugiriye n'urwango pe mva ndakwanze nkimara kumenya yuko ufite girlfriend numva ndakwanga na Jaya ndamwanga numvaga nta muntu n'umwe nshaka kongera kubona mu maso yanjye ariko nkimara kumenya inkuru yawe y'urukundo na Jaya n'uburyo ibyanyu byatangiye inshinga yanyu mwembi ibyo mwari muhuriyeho nabereye ko mbona ko Jaya yarakwiye urukundo rwawe nanjye ndi wowe ntabwo nari kurenga ngo ndeke umukobwa nakunze nubwo se wankunze ntakwiye gukundwa wanyitayeho nawe unyitayeho wa undi wemeye kubura ibintu byose mu buzima bwe akanyitangira karega ni nkaho Jaya muri we yemeraga ko hari buri kimwe cyose ungakubone wishimye nanjye ndi wowe ntabwo nari kumurekura wenda ngo umusimbuze umukobwa twahuye nyuma ari we Latina ibyahari wenda nakwitayeho ku rukundo ariko sinigeze ngeze aha Jaya nageze aho ngaho mbona nararengereye mbona singuye no kukurakarira ahubwo mbona nkwiye kuguha icyubahiro bw'ibyo wakoze wagize n'amahitamo mazima meza pe wakoze guhitamo Jaya abandi basore usanga agira akibagirwa ibyo umuntu yamukoreye
ariko wowe wakomeje kuzirikana no kubaha urukundo Jay yagukunda ndetse no kubaha buri kimwe cyose yagiye akora ku bwawe. Iya respect yanjye. Rero impamvu ndi hano nkwitayeho kano kanya ukwiye umuntu kuba hafi, abantu bakwitaho, ukeneye abantu muganira, kandi by'umwihariko inshuti zawe za zindi wisanzuraho. Aha ushobora kutambera boyfriend mwiza ariko ukambera inshuti nziza kandi y'umumaro. Ushobora kutankunda ukambera umujyanama mwiza cyangwa se ukazambera uw'umugisha. Tuze naratekereje none sinkwiye kugutakaza. Ni ahera ko abwira Latina si ukwereka udakwiye gukundwa, si nuko ntawagukunda, si nuko nakwitayeho, si nuko ntagukunda. Ati ntabwo umukobwa mwiza, loving and caring. Iyo ukunze uba meaning. Hariyo nza kukumenya mbere ya Jaya, nari kugukunda kuko mufite imitima yanyu imeze kimwe. Nta Latina nta Jaya, mwese mugira ubumuntu kandi murafasha. Urabona ko utabizi ikintu gikomeye kandi kitazigera gisenyuka mu mutima wanjye. Sinigeze nifuza kugutakaza, nararebaga nkavuga niba ari bwo buryo bwiza bwatuma ubaho unezerewe, bose nzakomeza kukurebera kure. Ikindi nari mfite Jaya, ntabwo nari kubakunda mwembi. Yari inshuti yanjye undi akaba girlfriend wanjye, kandi mwembi narabakundaga. Mwembi mwaramfashije, mwembi mwatumye ubuzima bwanjye bugenda uko ntabitekerezaga. Iyo bitaza kuba Jaya mba narapfuye nkiri muto, iyo bitaza kuba wowe mba narapfuye nkuze kandi nishwe na muka data. Mwembi mwambereye nk'abamarayika barinzi, nabona icyo mbitura. Imana yo mu ijuru yo izabampa imbere. Ariko basi nizeye ko utakindakariye. Ati ntuwituze, byose narabirenze. Ndabizi igihe nikigera nanjye nzabona urukundo rw'ubuzima. Ndabizi mu bushake bw'Imana no mu gushaka kwayo no mu gihe cyayo ibona ko ari ngombwa mbikwiriye izabikora. Ndati cyane rwose humura, Imana izabikora kuko ikorera ku gihe kandi ikora uko ishatse mu bumana bwayo. Akiri aho ngaho barimo baganira, kandi yahera akaza. Akihagera ubona ashaka kugenda ariko ntabwo aba afite uko agenda. Ndetse kandi ko mbona wenda kugenda urajya
hano abantu uvugane na mushiki wawe. Evan ati ariko mushiki wanjye aranyanga. Ati ariko ninde wo kubeshya ko Tania yakwanga? Tania ntago akwanga sheri. Byose yakoze aza sinjye uri bubikubwire. Niba ugomba kubikwibwirira. Tania araza akegera musaza we. Nta bintu byinshi aravuga. Ahera ko apfukama imbere ye akamukora ku birenge. Ati musaza wanjye, ubarire nananiwe kukurinda. Byose nakoze ngamije kukurinda, nta na kimwe kigeze kigerwaho. Iki kintu kimwe cyonyine. Abana ati ni igiki se? Tania ndabizi kunyanga. Ndatiwe ntago nakwanga. Imana nibona ngiye no kukwanga izanyure nkure kuri iyi si. Naba ngiye gupfa nabi. Naba ngiye kwandagara no kwandavura. Naba ngiye guhemukira. Njyewe ubwanjye ntabwo naba ndi guhemukira wowe, naba ndi kwihemukira. Musaza wanjye ntabwo nigeze nkwanga. Biriya byose nakoze ndagira ngo mama wanjye anyizere, ajye abwira imipangu ye yose, ubashe kukurinda ubugome bwa mama. Evan iyo uza kunyumvira byaya yakabaye akiriho. Impamvu umunsi nigeze kuza mu bitaro nsa n'uzanye umuti wo guhereza Senga ndetse na Jaya. Icyo gihe nari nagerageje kwinja mama, ndabase basi niba warabonye ibyo ubahereza, basi nta n'ibyo kubavura bihari. Kirya gihe ntiwigeze unyizera, nanjye mbona koko kutanyizeye buri icyo gukora. Ariko uriya munsi iyo uza kunyumvira tugahereza Jaya umuti nari mfite, ahari wenda yari kubaho. Usibye reka tubirenge kuko byararangiye, ubundi yaragiye. Ikintu cyonyine nabashije kurokora ni bya byangombwa by'imitungo yawe. Mama yarabimpaye ngo ngende mbibike, ariko ntabwo nabibikiye mama wanjye, nabibikiye musaza wanjye. Ndabizi bizaba induru, ariko nta na rimwe nzongera gutuma ikintu kibi kikubaho kandi ufite ubushobozi bwo kukurinda. Nagerageje kukurakaza kugira ngo mama wanjye anyizere, ariko mbabarire kuko byose nabikoze ntakubwiye. Ikindi kandi kubwira ntabwo wari kubyemera. Evan wari kumbuza ndabizi, kandi nta bundi buryo nari mfite bwo guhagarikamo mama wanjye. Mama wanjye ubu mufiteho amakuru menshi cyane. Ahubwo ndi kwibaza Evan, ni
ninjye uri bufate iya mbere nkajya kurega mama, ninjye muntu uzafungisha mama wanjye, nangwa ntegereze ndindire akora ikosa rimwe ryonyine ari we ubyikoreye. Ubundi ahasigaye amabanga ye yose mubikiye ahereka ajya hanze, kandi byose arabyumva akabwira Tania ati Tania uriya ni mama wawe, yagutwise amezi 9, yarakonkeje, yarakureze, yaragukujije, nubwo utakuriye mu maso ye ariko warezwe na mama we. Ni ahantu byazavugwa ko umwana ari we wishyiriye hanze nyina, nangwa se kare wamufungishije. Reka Imana barihoresha uburakari bwayo. Tania ati ibyo nibyo mpfa nawe, Imana izaza guhora ryari? Imana izaza guhora urupfu rwa Jaya ryari? Imana izaza guhora amabi y'amaya kuri data nasenga? Buriya rero burazi ko ntazi ukuri, birandya. Ati kuri data nasenga se gute? Ati iki si cyo gihe cyo kubimenya. Umutwe wanjye ubitse byinshi, umutima wanjye wuzuye byinshi, mba byanansaze, mba numva ndi hafi kubasitinga, mba numva nagenda ngafata mama nkamuniga, nkamuryoza ibyo yakoze. Bana toya ntago nagushyigikira, indira igihe nicyo kizamuhana. Kandi hatari igihe kiri gutinda, igihe kiri kunindira nakabaye impana mama wanjye, bivanuza amahirwe maya afite, ntago wapfuye nk'uko babivugaga. Iyo aza kugira nk'umwako mwagira gutya kuko nkabona ko wapfuye, imva yawe nkayibona, nangwa se mayiti yawe nkayibonesha amaso yanjye, hagati yanjye na mama wanjye ntiyari kugukurikira. Ubwo atari kure ni mama wawe, ukwiye kumukunda gute ukomeza guhitamo njyewe dufitanye isano y'amaraso, tudahuje mama, duhuje data gusa. Ndababwiye niyo sano ikomeye. Nibyo baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, ariko aho kugira mama umeze nka mama maya, nahitamo kubaho namufite pe. Mama wanjye ubwe ni icyorezo, ntabwo akwiye kuba muri sosiyete. Reka ngire ikintu nkwisabira kandi nkwibariza. Mbere reka ngire icyo nkubaza, urumva ufitiye mayimu we? Ese kano kanya aramutse agusabye imbabazi wazimuha? Mbere ati njye nta muntu mfitiye mayi, kuko nawe nazo yigeze angirira. Cyakora nsabye imbabazi nazimuha, ariko akabanza akicuza byose yakoze, akabanza akavuga amabi ye yose, isi ikamumenya n'abantu bakamumenya, nahera ko mubabarira. Tania ati ndumva aho ngaho turi kumwe, aho rwose njyewe nawe turahuje pe, kandi nabikunze ko njye nawe duhuje. Sasa ikindi kintu nshaka kubaza, kandi mbwira utajijinganyije, tuze, urumva uri tayari, urumva uri ready yo gufatikanya na mushiki wawe mukarwanya ikibi kiri muri Maya? Urumva uri tayari, urumva uri ready yo kurwanira ugushyira ukizana kwawe n'uburenganzira bwawe?
ukabona byose wabuze mu buto bwawe uri tayari gufatikanya nanjye tukarwanirira icy'ukuri. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Tania yarakomeje. Vanessa araza kubyemera. Ubundi kuba tayari amubaza ndetse gufatikanya no gushyira hamwe ni ukuhe. Twibaza ni mu bice bizakurikira. Nitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete. Ubu ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.